Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Muraho neza, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha ituba ku Mana ibagereho. Jean Muhirwa, uyu munsi tugiye kuganira ukuntu nakiriye iyi ndirimbo nkayandika. Uko ijwi ry'Imana ryanjeho rikambwira ngo andika utaruhuka, nkaza gusanga nisanze nanditse indirimbo ntari mbyiteze. Ariko mbere yuko tujyayo, reka tubanze turebe inzira yangejeje kwandika iyi ndirimbo. Bwa mbere narabanje nakira umuhamagaro w'Imana. Ryajwi ry'Imana nabaganirije ryaje rikanganiriza rikambwira ngo urampora iki? Rikambwira ngo genda ugure Bibiliya, utangire usome Bibiliya. Iryo jwi nitabye karame ryabaye inzira inganisha ku kwandika indirimbo turi kuvuga uyu munsi. Iryo jwi rero ushobora kuryitaba karame cyangwa se nturyitabe. Nahawe inzira unyuramo ni yego cyangwa we, ariko ndagusabira kugira ngo witabe uvuge ti yego karame. Na kabiri rero, ijambo ry'Imana. Imana iguhamagaye ikakubwira ati ngwino nkorere, iguha n'ijambo ryayo ukarisoma. Muribuka neza ko nabaganirije uburyo bwiza bwo gusoma ijambo ry'Imana Bibiliya. Ugomba kuyisoma uvuye ku gifuniko kugera ku gifuniko, imbere ukagera inyuma, kuva ku itangiriro kugera ku byahishuwe. Ushobora kuvuga ati ntabwo ari ubwo buryo bwiza, ariko nibwo buryo ngewe neretswe n'Imana, ukayisoma yose. Kugira ngo uyisome neza yose rero bigomba iki? Naraberetse ubushize, ugomba kuba ufite gahunda yo gusoma Bibiliya mu gihe cy'amezi 6, umwaka se. Urabona ko nafashe ibitabo byose birimo n'amashapitire yose mbishyira mu mpapuro 3 nk'uko nabivuze ubushize. Murabyibuka neza. Iyo ijambo rero umaze kurisoma ukaryumva neza, riraguhindura. Ngira ngo abarisomye benshi barabizi, urahinduka byanze bikunze. Ndabikubwiza ukuri, ntabwo ushobora gusoma Bibiliya ngo uyirangize, cyangwa se unagezemo hagati, cyangwa unatangiye kuyisoma ubiziho umwete n'umutima ngo ntiguhindure. Ibyo ni ibintu bidashoboka. Yaguhindura kubera ko amagambo arimo n'ubuzima burimo biraguhindura. Nuko rero naje kwakira agakiza biturutse ku kwizera n'ijambo, nuko nagiye mbona ukuboko kw'Imana. Nderura ibyaha byose, ndavuga ati Mana mwami, mvuye ibuzimu nje umuntu. Niko rero Imana yahise igira ite? Ima indirimbo. Indirimbo rero Imana ijya kuyimpa, ndabyuka neza nari maze koga hari mu gitondo, mu masaha ya mu gitondo, ushobora kuba hari muri weekend nimba ndibuka neza. Noneho numva ijwi rirambwiye fata igipapuro ufate n'ikaramu wandike. Ubundi ngiye ntabwo njya nandikisha crayon, nandikisha ikaramu isanzwe, ariko ikaramu narishatse ndayibura, mbona crayon. Fata n'urupapuro ndandika ndashishimura ntaruhuka ntahagarika. Maze kwandika nk'ibitero 2, nibwo neza mbona ko ni indirimbo Imana irayimpa mvuga ku gakiza ubona kakiriye. Kandi kwakira agakiza nta kintu kimwe gishobora kuruta kwakira agakiza muri ino si. Niyo wagira uteye, abantu benshi turababwira bakabisuzuma cyangwa ntibabyumve, ariko turavuga tuti muntu reka Imana ikwiyereke ubyumve wakira agakiza. Kubw'ibyo tugasenga tugira tuti Imana ndagushimye kubw'uyu mugisha w'indirimbo wampaye, nubwo bwose nzi neza ko ushaka kwanyu kuzakorwa kandi ukagera ku bantu bose. Reka abantu bakumva uyu munsi Mana mwami bahinduke, bakwizere, bakwegere, ubabere umukiza, kuko ubugingo bwabo buri mu maboko yawe, hato batazarimbuka. Mana mwami, nkabagushimye nanone kubwo kumpa indirimbo kugira ngo inyureho ibashe guhindura abantu, yahindura 5, 10, 20, 100, ariko nzi ko indirimbo izahindura abantu byanze bikunze. Ikimenyetso ni ikihe? Uyu munsi tuganira iyi ndirimbo
yamaze koherezwa ku maradiyo 250 y'abakristo hirya no hino muri Amerika. Ejo bundi azaba yageze mu gihugu cy'iwanyu, nawe yisangiza abandi kandi ukangukira ubwami bw'Imana kuko buregereje. Ndagira nti ijambo ry'Imana, iby'Imana yavuze iteka ryose buri gihe birasoza byanze bikunze. Iby'Imana yavuze byose iteka ryose birasoza byanze bikunze, kuko ijambo Imana yavuze ntirijya rihera na gato. Ngaho rero komere, Imana ikomeze kurinde, imigisha ituruka ku Mana ibagereho, ariko hinduka wakira Imana kandi Imana iragukunda, nawe birashoboka yuko wakwakira agakiza ukaramira ubugingo bwawe. Nkabangira nti shalom shalom shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.